Yes, kanonye mbifuriza igitondo cyiza rero bakunzi ba Win Entertainer, irumvikana turagarutse muri wa mwanya n'ubundi tuba tugomba kuza tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye, ariko tubabwira amakuru yabikomeje kugenda biba by'umwihariko muri filime y'Iniba ya Lavi. Tubifurije igitondo cyiza aho muri hose. Ni amakuru rero by'umwihariko tugiye kuba twinjiramo, ariko ndagira ngo kuri ino nshuro rwose muze kuza rwose ntabukereye, kuko ibintu noneho rwose bigiye kuba mu kanya saa yine ni ibindi bindi, hagiye gushya ni faya, hagiye gukongoka. Yes, twirukanse cyane rero sindi tinde, reka duhite duhera kwa Mama Lavi, tubabwire uko bimeze. Kwa Mama Lavi ibintu byakomeye, hari abantu tutari twamenya bamaze kubona umurambo wa Lavi, bamaze kubona umurambo wa Lavi, ubona yuko rwose isaha ku isaha ibintu bishobora kuza kuba byahindura isura. Ubwo rero rwose umurambo wa Lavi wamaze kuba uboneka rwose, ariko aboneka atari yapfa. Ibyo bishobora kuba ari byo byago by'uwitwa Aline, kuko Aline uko byagenda kose baraza kumuvumbura. Impamvu babwira na Aline baraza kumuvumbura, sinzi nimba muri kubibona yuko umuntu bita Aline arimo arakora buri kimwe cyose ngo arebe uko abigenza kugira ngo ibintu aze gusibanganya ibimenyetso, ariko nabyo byamaze kwanga, yamaze kwivamo bijyanye n'ibyo yabwiye Shema, kandi n'ubundi n'amanzi, kandi n'ubundi nahura nabo akabona ko bababaye, n'ubundi araza gukomeza yivemo. Niyo mpamvu rero ari inteko byagenda kose bashobora kuza kumenya yuko ari we uri inyuma yo gushaka kwica uwitwa Lavi. Mimi yarakaye kwa Mimi byabacanze. Ese ba Shema bo mu kanya kari buze ntibaza kumenya amakuru, noneho hagashya iwabo. Imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nawe urimo urabibona yuko iyi filime rwose irimo iraca ibintu cyane pe. Ni filime iri gutuma abantu benshi tumenya agaciro k'ikiremwamuntu, agaciro k'urukundo n'aho turi. Yes, ni ukuvuga ngo rero kuri ino nshuro tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubwira abantu uko bimeze, tujya mu ngo za kwa Mama Lavi, kwa Mashema, tubabwira situwasiyo n'uko biri bugende mu masaha ari imbere. Nyine ubwo icyo wasabwa nta kindi ni ugutera agatebe cyane, n'ibicare tuganire, ubundi twungurane ibitekerezo n'abakunzi ba sinema nyarwanda. Ariko akantu nshaka kubibutsa, ukora subscribe unatera comment tubwira aho tugomba guhindura, naho numva hari ukuntu wumva ikintu ukavuga ati nyamara aba bantu bashobora guhindura ibi, baramutse bahinduye ibi byagenda neza, cyangwa ugahita bahati muri mu murongo muzima ati turabemera. Ako kantu rwose munakora subscribe, munalikinga, share, ntimuze kubyibagirwa nyamuneka. Ukuri ntibaze kubyibagirwa, ni ingenzi, bitwereka ko tunari kumwe nabo. Ntimugatume twiganiriza. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane. Tugiye guhera kwa Mama Lavi. Urabona yuko Lavi bye byamaze guhindura isura, yamaze gushimutwa. Byabacanze mu rugo, ntabwo bazi ngo Lavi yaraye he musebejo. Niba ari umuntu, reka Mama aravuga yuko Mimi atari yakora ntikizompara pe. Shana ukuri pe. Mimi ntago ajya gukura. Barakibwira ngo hashobora kuba hari ikibazo utareba yati ngo bamusohokanye. Ariko wanda afite taki yo gusohoka, Suzaro tavuye muri exam. Yasohotse mbona atazagaruka we na Shema. Namanzi. Ntago Manzi yabikora, ni umunyabwenge. Ariko urawe rwose nimba atekereza kuri uramutse musohotse ukamubwira ati ntago turi butaturara mu hoteli yabyemera. Keretse bamuhuje na Ganza niwe umeze nka Mimi, bakigendera bakenjoyinga tukazaca imana. Yes, dukubara rero Lavi we yamaze gutwarwa, gusa nubwo yatwawe, amakuru dufite nuko mu gice kigiye gukurikira ibi bintu biraza kumenyekana cyane. Ari nibyo byamaze kujya hanze, amagambo yonyine yabwiye Manzi yatuma akekwa. Manzi urabizi aranariza akantu ku kandi, yanamwanarisha, ariko ubona yuko hari ikintu, kuko yahise namubwira ati cyangwa Shema hari ibyo wamukoze. None wibuke uyu munsi shaka tunakomereza tujye tubabwira, none ejo hashize no duhita tubirangiriza rimwe. Aline byamunaniye kwihangana itajya iwabo wa Lavi.
yego ajya kwiyemera. Ibaze umuntu yicishije undi agaruka no kubiryaho. deja baraza guhita bamukeka kuko nimba wibuka neza amagambo Ravi yigeze kubwira mama yamubwiye yuko ari ntashobora gukora ikintu kibi nyuma yo kumufungira muri ka kazu cyane. We yabaye akihagera ari gusakuza yidoga ko avuga amazina ateye isoni, ngiye kuyavuga birananira. Umutindikazi n'andi magambo menshi ngiye ntajya mbasha kubusubiramo. Akiri kubivuga Manzi aba aramwifatiye, kandi abizi Manzi na Mimi bari mu rukundo rumeze gutya rugurumana. Ahasanze Aline ari kwidoga ko umutindikazi yamuviriye mu nzira, kandi bamaze amajoro 2 baramubuze. aha biraza kuba ikibazo gikomeye. kandi nanone muri icyo gice ikindi kintu mugiye kumenya Shema ayo bintu agiye kumenya, kandi nabimenya ukuri kose kuraza guhita kujya agaragara. Akimenya ko Ravi yabuze, ubundi niyo ntambara ya nyayo yeruye hagati ya Shema na mama we. Bishatse kuvuga ko tugiye kubona filime y'umuriro. Ubu nibwo twajya tujya kureba filimi y'ikiremwa muntu na kamere yacu ya nyayo. Yes, no kuvanga rero birumvikana ko ari byinshi bikomeje kugenda bivuga, ariko sha umuntu biyayo na Claudine rwose basekeje ku munsi. Nta basazi ibaze bagambanye ibintu bageze imbere ya Shema birabananira, barabihindura. Ubu se ko Shema yahaye amafaranga Claudine, koko Claudine ari buyahebiye ariko yagiye amufitiye impuhwe? Claudine ntayo ari bumuhe pe. Claudine ariko nyambona agira umutima mwiza. Cyakora cyabiye bigishobora no kumutakamira yagiye. Claudine agira umutima mwiza kandi njya mbona yumva. Kandi Claudine nta nzara y'amafaranga afite. Ntayo kuko arayafite, arigama amafaranga menshi muri rugo. Arahembwa neza, uwinjiye n'usohotse aramuha amafaranga. Noneho wibuke ko afite n'undi mushahara ari gukorera ku ruhande. Wibuke ko n'ubundi afite akandi kazi. Ariko umuntu bita Mama Shema araza gusara. Mama Shema we byamucanze. Mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nawe urimo urabibona yuko iyi filime rwose irimo iraca ibintu cyane pe. Ni filime iri gutuma abantu benshi tumenya agaciro k'ikiremwamuntu, agaciro k'urukundo naho turi. Yes, no kuvuga ngo rero kuri ino nshuro tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubwira abantu uko bimeze, tujya mu ngo za kwa Maravi, kwa Mashema, tubabwira situation nuko biri bugende mu masaha ari imbere. Nyine ubwo icyo wasabwa nta kindi no gutera agatebe cyane, nibicare tuganire, ubundi twungurana ibitekerezo n'abakunzi ba sinema nyarwanda. Ariko di akantu nshaka kubibutsa, ukora subscribe unatera comment tubwira aho tugomba guhindura, naho numva hari ukuntu wumva ikintu ukavuga ati nyamara aba bantu bashobora guhindura ibi, baramutse bahinduye ibi byagenda neza, cyangwa ugahita bahati muri mu murongo muzima ati turabemera. Abo kantu rwose munakora subscribe, munalikinga, share, ntimubize kubyibagirwa nyamuneka. Ukuri ntibaze kubyibagirwa ni ingenzi, bitwereka ko tunari kumwe nabo. Ntimugatume twiganiriza. Yes, no kuvuga ngo rero ni byinshi cyane. Tugiye guhera kwa Mama Ravi. Urabona yuko Ravi bye byamaze guhindura isura, yamaze gushimutwa. Byabacanze mu rugo, ntago bazi ngo Ravi yaraye he musebejo. Niba ari umuntu reka mama aravuga yuko Mimata yakura ntikizompara pe. Shano ukuri pe. Mimi ntago ajya kura. Barakibwira ngo hashobora kuba hari ikibazo batareba yati ngo bamusohokanye. Ariko wanda bafite taki yo gusohoka. Suzarota avuye muri exam. Yasohotse umuntu atazagaruka we na Shema. Namanzi. Ntago Manzi yabikora no munyabwenge. Ariko urawe rwose nimba atekereza kuri uramutse musohotse ukamubwira ati ntago turi butaturarara mu hoteli yabyemera. Keretse bamuhuje na Ganza niwe umeze nka Bimi, bakigendera bakenjoyinga tukazaca imana. Yes, dukubara rero Ravi we yamaze gutwarwa, gusa nubwo yatwawe amakuru dufite nuko mu gice kigiye gukurikira ibi bintu biraza kumenyekana cyane. Ari nibyo byamaze kujya hanze, amagambo yonyine yabwiye Manzi yatuma akekwa. Manzi urabizi aranariza akantu ku kandi, yanamwanarisha ariko ubona yuko hari ikintu, kuko yahise namubwira ati cyangwa Shema hari ibyo wamukoze. None wibuke uyu munsi shaka tunakomereza tujye tubabwira none ejo hashize no duhita tubirangiriza rimwe. Aline byamunaniye kwihangana itajya iwabo wa Ravi. Yego, ajya kwiyemera. Ibaze umuntu yicishije undi agaruka no kubiryaho. Deja baraza guhita bamukeka kuko nimba wibuka neza amagambo Ravi yigeze kubwira mama yamubwiye yuko
ari ntashobora gukora ikintu kibi nyuma yo kumufungira muri ka kazu cyane. We yabaye akihagera ari gusakuza yidoga ko avuga amazina ateye isoni, ngiye kuyavuga birananira. Umutindikazi n'andi magambo menshi ngiye ntajya mbasha kubusubiramo. Akiri kubivuga Manzi aba aramwifatiye, kandi abizi Manzi na Mimi bari mu rukundo rumeze gutya rugurumana. Ahasanze Aline ari kwidoga ko umutindikazi yamuviriye mu nzira, kandi bamaze amajoro 2 baramubuze. Biraza kuba ikibazo gikomeye. Kandi nanone muri icyo gice ikindi kintu mugiye kumenya, Shema ayo bintu agiye kumenya, kandi nabimenye ukuri kose kuraza guhita kujya agaragara. Akimenya ko Lavi yabuze, ubundi niyo ntambara ya nyayo yeruye hagati ya Shema na mama we. Bishatse kuvuga ko tugiye kubona filime y'umuriro. Ubundi bwo twajya tujya kureba filimi y'ikiremwa muntu na kamere yacu ya nyayo. Yes, no kuvuga ngo rero birumvikana ko ari